Mureke twongere tubasuhuze twifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi tuzanye inkuru isa nkaho ibabaje kandi inatangaje y'umupasiteri wapfuye yiyahuye. Impamvu yabyo n'icyabiteye, ariko reka mbabwire bavandimwe, ni igihe cyo gusenga. Ariko reka tubanze dusenge, ariko tubifurize n'amahoro y'Imana. Shalom shalom. Shalom n'indamukanyo y'abana b'Imana ivuga ngo amahoro abane nawe aho uherereye aho uri. Imana iguhereza umugisha mwinshi kandi umugisha mwinshi utagabanyije rwose. Munyemerero dusengane Imana ubundi tubagezeho iyo nkuru. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, tugushimiye neza n'urukundo byawe, tugushimiye kugira neza. Uri Alpha, uri Omega, uri tangiriro ndetse uri n'iherezo. Izina ryawe reka rihabwe icyubahiro. Nsengeye abantu bose badukurikiranye ku Isengesho TV, abakurikira Isengesho TV, Imana ubahereza umugisha mwinshi utagabanyije, uwera wa Isirayeli. Abakunzi bacu, Imana ubahereza umugisha muri byose, tubisabye mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Imana ibahereza umugisha mwinshi kandi turabashimiye. Mureke tubashimire rwose ukuntu mudukurikirana, ukuntu mudushyigikira muri byose. Imana ibahereza umugisha. Ndazi ko mudukurikirana muri benshi bagiye batandukanye, bari mu bihugu bitandukanye, mu ntara zitandukanye. Imana ibahereza umugisha. Nta kindi twavuga uretse kubashimira no kubasabira umugisha kuwiteka. Imana y'amahoro ikomeze ibagure, ibashyigikire, bateze intambwe, ibakure ku rwego, ibajyane ku rundi mu buryo ubwo ari bwo bwose, mu izina rya Yesu Kristo. Dusuhuje abari muri Amerika, turabasuhuje. Abakunzi ba Isengesho TV muri Amerika, turabasuhuje rwose. Shalom shalom. Dusuhuje abari muri Australia, dusuhuje abari mu Bubiligi, dusuhuje abari muri Ethiopia. Buri muntu wese aho aherereye ari umukunzi wacu, turamusuje rwose. Amahoro n'imigisha by'Uwiteka Imana nibibane nawe, kandi neza y'Imana nigaragare ku buzima bwe, kandi igikundiro cy'Uwiteka Imana kibe ku buzima bwe, mu izina rya Kristo Yesu. Hanyuma rero tubazaniye inkuru isa nkaho ishimishije, ariko irababaje ku rundi ruhande, iteye n'agahinda mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Gusa ni igihe cyo kugira ngo musenge, mwizere Imana. Imana ifite inzira nyinshi yanyuzamo ibintu, ifite inzira nyinshi yagira ikintu ikora, ibintu byose bikagenda neza. Hanyuma ni inkuru y'umupasiteri wiyahuye. Uyu mupasiteri yapfuye yiyahuye. Niba azajya mu ijuru simbizi, uko bizagenda ntago mbizi, ariko yapfuye yiyahuye. Murabizi ko uburyo inkuru yatangiye, murabizi ko bikurikije gahunda ihari, amadini menshi n'amatorero yagiye ahagarika abapasiteri. Uyu mupasiteri wo mu itorero rya ADPR, ariko yaramaze igihe kinini ayobora iri torero. Hari umudugudu yayoboraga, kandi yaramaze igihe kinini rwose ayobora iri torero. Rero byagenze gute? Ukuntu byagenze, uyu mupasiteri, nkuko mubizi, itorero rya ADPR ryahagaritse abapasiteri bamwe kubera imyaka, rirabasezerera. Ndibuka ko nigeze kubagezaho inkuru ko basezereye abapasiteri bagera hafi barenga igihumbi barabasezerera. Uyu mupasiteri uko byagenze, bamwandikiye bamwandikira ibahasha, bamwandikira urwandiko bamubwira ko akazi ke karangiye, kahagaze. Nkuko bisanzwe abakozi basanzwe bahagarikwa mu buryo bugiye butandukanye, nayo baramuhagaritse. No kuvuga niba baramuhagaritse, amafaranga yakoreraga yaratakiyabona. Iyo uhagaritswe, urabizi, ntago umushahara uba ukiza. Iyo uhagaritswe nyine biba ari ibintu bitandukanye. Rero akimara guhagarikwa, mu by'ukuri ibi bintu ntabwo yigeze abyakira mu buzima bwe, kubera ko amafaranga yakuraga mu mushahara w'itorero niyo yakoreshaga mu buzima bwe, akishyurira abanyeshuri minerivare, niyo yakoreshaga mu buzima bwe kugira ngo akodeshe inzu abamo, niyo yakoreshaga mu buzima bwe. Namwe murabizi uburyo amafaranga agenda akoreshwa, ni uburyo bugiye butandukanye nk'uko namwe mukoresha amafaranga. Hanyuma rero bamaze kumuhagarika, mu by'ukuri kubyakira bisa nkaho byaramunaniye, biramugora. Guhera uwo munsi, amakuru dufite aturuka mu muryango bavuga ko guhera uwo munsi, mu by'ukuri kubyakira byarananiranye kugeza ku rwego bamuzaniraga n'ibyo kurya kumva ntabyo ashaka, yumvaga ubuzima buhagaze mu by'ukuri.
yumvaga ubuzima buhagaze, kugera ku rwego yajyaga atuma n'abana akababwira ngo munzanire iki ngiki, umwana yakizana noneho agasa nk'aho amubwiye nabi ngo sinacyo yazanye. Mbese kumuhagarika mu mirimo, kumuhagarika mu kazi byamuteye icyo twakwita ni pressure, byamuteye pressure ku buryo depression yaramuteye, yaramufashe ku buryo byamuteye ikintu gisa nkaho ari ihungabana yahuye naryo kubera imyaka myinshi yaramaze muri ritorero arikorera, kandi akabona ibintu ntago bimeze neza, baranamwirukanye, nta nzu afite, mbese ari mu nzu y'ubukode, abana bakeneye kwiga, ibintu bisa nkaho bikomeye. Mu by'ukuri amaze kugira iki kibazo cy'ihungabana, kubyakira bimunaniye, yagiye mu bintu bisa nkaho ari ubwigunge, arigunga, umuryango ugira uko bigenza kugira ngo yivuze n'iki, ariko biranga, biza kwanga. Rero bisa nkaho yiyahuye, yicisha inzara, bisa nkaho yiyahuye, icyerekezo cy'ubuzima yumvaga ntacyo. Mu by'ukuri biza kurangira apfuye yiyahuye, kuko yanze kurya, kuko yanze ibintu byose, yishwa n'agahinda. Rero naje kwibaza, uyu muntu itorero ni irya Kristo, murabizi itorero ni irya Kristo, kandi niba yaravuye ku kazi k'itorero, ubuzima bwagombaga gukomeza, imibereho yagombaga gukomeza, nta muntu ukwiye gupfa kubera umurimo w'Imana. Nyiri itorero watangije itorero arahari, kandi itorero ni irye. Reka mbabwire abakozi b'Imana, mbonereho no kugira inama abakozi b'Imana badukurikiranye, ndabizi hari abashumba badukurikirane, ntabwo ubuzima buba burangiye. Kwiyahura ni icyaha. Naje kwibaza, nibajije uyu muntu wapfuye gutya azajya mu ijuru, namwe mutubwire, kuko nk'abakozi b'Imana, uyu muntu wapfuye gutya azajya mu ijuru? Ntabwo azajya mu ijuru. Kwiyahura ni icyaha, kwiyahura Imana irabyanga, kwiyahura bizana umuvumo, kwiyahura bizana imikasiro, ntabwo Imana ibikunda. Imana irabyanga, ntihakagira umuntu wiyahura, kwiyahura ni bibi, biteza ikibazo umuryango. Urumva asize abana mu bukode, asize umudamu mu bukode, kubera iki? Kwanga kwakira ibyabaye. Rero nagira ngo mbagezeho iyi nkuru, kandi dufatikanye kugira ngo dusengere n'abakozi b'Imana nk'aba ngaba. Biragoye kugira ngo umuntu nk'uyu nguyu umva ukuntu ashobora kwiyahura yaramenye Imana, ngo nuko akazi kahagaze, ngo nuko imibereho. Reka da, Imana iracyafite ikindi cyerekezo. Ndagira ngo mvuganire n'abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, nta mpamvu yo kugira ngo wiyahure. Imana ifite urundi ruhande rwiza, iracyafite iyindi gahunda. Abantu badukurikirana, ndabizi muri benshi, muturuka mu mpande zitandukanye, ndagira ngo mbabwire ibi bintu mubyihorere. Imana niba akazi gahagaze, hari akandi kazi Imana igutegurira kandi keza, ubuzima burakomeza. Niba itorero rikwirukanye, hari ubundi buzima. Mbese ahantu hose waba uri, niba ubuzima bwanze, hari ubundi buzima Imana irimo kugutegurira, hari ubundi buzima Imana igutegurira, hari ikindi cyerekezo Imana igutegurira. Rero wiringira Imana, ariko ikindi murushaho kwizera Imana, murushaho kwiringira Uwiteka Imana. Imana niyo yonyine ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Uyu mupasiteri rero yapfuye muri ubwo buryo, ariko mu by'ukuri ni ukwiyahura, ni ukwimanika, ni ukwiyica, ni kumva ngo ubuzima bwahagaze, kumva ngo ibintu byarangiye. Iyo birangiye ku bantu, ntago biba birangiye ku Mana. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Rero mukanya ndagira ngo nze gusenga, sengere n'abantu bafite ibibazo. Ejo nawe utaza kwiyahura, ubuzima ukumva burarangiye, ukumva ubuzima burarangiye, ukumva nta kigenda. Ndagira ngo nze gusengana nawe, nze kwinginga Imana kugira ngo Imana yongere kugira icyo ikora, yongere kugira ikirema, yongere kugira icyo itegeka ku buzima bwawe. Ureke kwiyahura mu izina rya Yesu. Kwiyahura ni icyaha, kwiyahura ni bibi. Uyu mugabo yapfuye yiyahuye. Namwe mumbwire muri komenti, uyu muntu nubwo yakoreye Imana, nubwo yayoboye itorero, nubwo yabigendeje gute, ariko se yagiye mu ijuru? Murumva mwebwe yagiye mu ijuru? Ntabwo yajya mu ijuru yiyahuye, ntabwo yajya mu ijuru yiyahuye rwose. Namwe murabizi kandi namwe murabyumva. Gusa Imana imugirire neza, Imana imutabare, Imana imurinde, Imana imushyigikire. Imana yakoreye igira ikintu ikora, irinde
arinde ubugingo bwe. Rero mu kanya ndagira ngo mbasengere dusengane Imana, ariko ntago bikwiriye nk'abantu bamenye Imana ko ibikorwa nk'ibi ngibi byajya biranga abantu b'Imana. Rero abadukurikiranye, Imana ibaherezo umugisha aho muherereye mu mpande zitandukanye, mu bice bigiye bitandukanye. Imana ibakomeze, Imana ibarindishe ubuntu bwayo mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Rero ndagira ngo mbasengere twinginga Imana, buri muntu ufite ikibazo icyo ari cyo cyose ndagira ngo mubwire yizere Imana. Imana niyo kwizerwa, icyo yagambiriye no kugikora izagikora. Mwizere Imana rero. Abadukurikiranye muri benshi ndagira ngo dusenge Imana, tubwire Imana, Imana ibakomereze amaboko, Imana ibakomereze kwizera. Nta yundi musanzu twabaha. Mwadukurikiranye muri benshi, abari hanze, abari mu Rwanda, abari muri Amerika, Imana ibashyigikire. Mureke dusenge. Data mu izina rya Yesu turagushimiye, tukweretse abantu bose bakurikiranye Mwami Imana ijambo ryawe. Bahereza umugisha mwinshi utagabanyije, urwanya ibibarwanya, unaniza ibibananiza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turananiza imbaraga zose z'umwijima, turananiza imbaraga zose z'abadayimoni mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Imana utanga umugisha wawe kandi imbaraga zawe nyinshi zigaragare ku buzima bwawe. Turwanye Satani nawe azaduhunga, kandi abiringiye Uwiteka ntacyo bazaba. Uwiteka Imana arabagose, Uwiteka Imana arabarinze, Uwiteka Imana arabashyigikiye. Mwami Yesu ukomeza abantu bawe, sengeye abari muri Amerika, sengeye abari muri Australia, sengeye abari i Buraya, sengeye buri muntu wese aho aherereye, kugira ngo umurindishe imbaraga zawe, umurindishe ubuntu bwawe, umurindishe ikiganza cyawe cyiza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abarwaye reka bakizwe nawe, abihebye reka bahumurizwe nawe mu izina rya Yesu. Turananiza imbaraga zose z'umwijima, turananiza imbaraga zose z'abadayimoni, turananiza imbaraga zose z'abarozi katika jina la Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana turakwinginze kugira ngo abarwayi ubakize mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abihebye reka bahumurizwe nawe, abashonje reka bahumurizwe nawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turakwinginze Mwami Yesu Nyiringabo, kugira ngo urinde abantu bawe, ubarindishe ijambo ryawe rizima, ubarindishe imbaraga zawe nyinshi. Kandi turakwinginze Mwami Yesu Kristo w'i Nazareti, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugukomereje amaboko Mwami Yesu, reka ijambo ryawe rikomeze kuganza mu bizima bwabo mu izina rya Kristo w'i Nazareti. Turirukana imbaraga zose z'uburwayi. Urakoze tubisabye mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Amen.